Muri episode y'ubushize duherukana mbabwira ukuntu Fifi yansabye imbabazi tukiyunga, naho yashakaga uburyo nyiyegereza kugira ngo abone uko angurisha. Nababwiye kandi uburyo nisanze ndyamye mu buriri bumwe na Regan kandi tutari turi kumwe mu ijoro ryashize. Mu gitondo narabyutse njya gukaraba mu maso, ariko narakaye cyane. Numvaga Regan yaba yankoreye ibyamfura mbi nubwo ntibukaga ibyo ari byo. Urumva, mperuka ndi kumwe na Fifi n'abandi twe turi gusangira. Hanyuma mbyutse mbona ndi mu buriri bumwe na Regan. Urumva nawe nta kindi nari gutekereza. Namaze kwitegura, nsanga negereje muri salon ngo ashaka ko tuganira. Mpita mubwira ahubwo nanjye nabishakaga. Atese ko mbona ubyukanye umunabi wabaye iki? Ngaho banza umbwira icyo ashaka ko tuganiraho, nurangiza nanjye ndakubwira icyo ndagushakiraga. Mpita mubwira n'uburakari bwinshi ntiriga. Guhera kuri iyi saha sinyiri girlfriend wawe. Ibyanjye nawe birangiriye aha. Nimara gukura ikirenge hano, nta communication nimwe nzongera kugirana nawe. Sinarinzi ko ushobora kunkorera ibintu nka biriya. Iyo uza nibura kunsaba kuneza ko nakuraza, wenda sinari no kukwangira, ariko kungambanira unyuze muri Fifi nkuko ndi kubikeka, ubundi nkisanga naraye hano, niryo kosa rikomeye wakoze guhera igihe twakundaniye. Ese ubundi niwe wamubwiye ngo kuri telefone ko guhera kare namuhamagaye telefone ikananira? Mbere yuko ngenda ndashaka kubanza usobanurira buri kimwe cyose wamugomewe gusa. Wiseka ntabwo bisekeje Riga. Mu by'ukuri nubwo yasekaga, njye nari mbabaye kandi nari mfite uburakari. Yateretse ikirahure cy'amazi yari afite ku meza, arangije arambwira ngo icyo nagushakiraga ni iki. Ahita apfukama, akura impeta mu mufuka, arambaza ngo wakwemera kumbera umugore nkazakurinda ubuzima bwose tuzamarana. Mu gihe nyiri kumwitegereza mu maso, mbona mu kindi cyumba hasohotsemo undi musore ndetse na Lydia wa wundi twari turi kumwe muri Boss Ladies. Regan arambwira ngo uriya ni brother wanjye, yaje ejo, naho uriya uramyuzi ni Lydia n'inshuti yawe, niwe twapanganye ikibuga cyose. Umva bwa burakari bwose nari mfite buhita bugenda, maze mwemera n'ibyishimo byinshi. Mpita nifotora ikiganza postinga ahantu hose hatandukanye, ibaze ko abantu bose bamaye felicitation usibye Fifi. Cyakoze uwo munsi nibwo nasobanukiwe Fifi uwa nyawe uwo ari we, burya twabanaga ntamuzi neza. Mbere yuko dukomeza, ndakwibutsa gukora subscribe kuri YouTube channel yanjye yitwa Connect with Joe, ni inkunga ikomeye. Sinjye warose rero naha. Nicaje mama mubwira ibya Regan uko twahuye, aho twahuriye, uko twaje kumenyana no gukundana, n'uburyo yanyambitse impeta. Mama ibyishimo byaramurenza ararira. Arambwira ati mwana wanjye, ngo ufite urumwe, kandi kuva kera ibyo nkora byose mbikorera wowe. Uzahirwe muri byose mwana wanjye. Byibuze ushoboye gukora icyananiye. Njye inzozi zanjye zapfuye nyiri muto. Disi numvise mbabaye. Ndamubaza ahubwo se mama, niba nakugoye, wambwiye data koko kureba ngiye gukora ubukwe, urumva atari igihe cyiza cyo kubimbwira? Mama yaraturitse ararira, arahaguruka aragenda. Ngerageje kumukurikira, ahita akinga n'urufunguzo. Guhera icyo gihe nihesezerano ko nubwo byagenda gute ntazigera nongera kubaza mama ibya data. Narebye ukuntu twari twishimye, nabimubaza agahita turika karira, mpita mbona ko ibyo ari byo byose data atamukoreye ikintu cyiza, ahubwo wenda akaba yarabuze uko ambwira amateka. Kandi koko kuva icyo gihe sinongeye kubimubaza habe n'inshuro n'imwe. Umunsi ukurikiyeho rero impeta yanjye twemenyeho amazi n'aba Boss Ladies. Ninjye mukobwa wa mbere wari wambitswe impeta kuva Boss Ladies yabaho. Abandi bose bari marine zigendera. Noneho baranyica. Twaragiye ndabagurira kweri. Urumva njye kuko nari impinduye stati, nagombaga kunywa gake. Ikintu cyanunguye ni ukuntu Fifi atari muri uwo muhuro, n'ukuntu akunda byacitse, kandi invitation nohereje muri groupe narabibonye ko nawe yayibonye. Wumve ngo nari impamvu yigeze atanga yuko atari buboneke. Nanjye sinamuvugisha ndamwihorera. Bukiye rero ndi gusangira breakfast na Regan, mbona nyamukobwa aramamagaye. Uzi ko navaga mu rugo saa 2 ngiye gusangira breakfast na Regan gusa. Urukundo we. Aha. Ubwo rero Fifi yaramamagaye, ngiye kumwitaba Regan ahita mbuza, arambwira ngo buretse uraza kumuhamagara nyuma. Arambwira ngo cyagihe wambajije impamvu wisanze mu buriri bwanjye sinahita ngusubiza ko ntashakaga ikintu cyose cyarogoya proposal yanjye, ariko biriya byose byari ukubera Fifi. Yes, niwe. Maze kubona ko mu bakobwa bose mugendana Fifi ko adashobotse, ko adafite ingeso nziza,
sinzi ngo hari amafaranga wari umurimo wari utaramwishyuye. Niko kukubwira ngo musohokane, kumbi yari yapanze umugabo wari bukurarane, yari yamaze no kumwishyura deja. Lydia yari amaze kubimenya, arampamagara arambwira, maze mpita nza nihuta. Wumve ko brother aribwo yari akigera inaha, ariko namusize mu nzu nza kukureba. Narahageze, uwo mugabo musubiza amafaranga yari yakuguze, ubundi mpita nkuzana mu rugo ngo uruhuke. Ibyo waketse rero sibyo, kuko nararanye na brother wanjye. Mpita ngira ubwoba ntinya Fifi, ndavuga ni sha Fifi ni akagome. Ubwo bufaranga bw'inica nikize nibwo bwawe butumye nyangiriza ubuzima. Ubwo siyo kira kigabo kintera indwara cyangwa inda. Mbega Fifi wakagome. Regan arambwira ati buriya rero Ana, uzi ko Fifi ariwe watumye ngo propose vuba. Yego n'ubusanzwe nsanzwe mbifite muri gahunda, ariko biriya bintu Fifi yakoze byatumye mpita mbikora vuba cyane. Naraye ntekereza ikintu nakora kugira ngo nkurinde, hanyuma mbona kukurinda kwiza ari uko waba witwa uwanjye. Buriya wakangutse namaze gupanga ikibuga kare. Ndabyutse saa moya mpamagara Lydia, nagupimye urutoki usinziriye, hanyuma mwoherereza ibipimo ngo angurire impeta. Buriya Lydia niwe wazanye impeta. Namaze kuvugisha Lydia mpita nza kuryama iruhande rwawe ndisinziriza. Ibyo yivugishaga byose narabyumvaga. Ndamubwanisha uri umwana mubi, watumye ntekereza ibintu bibi njya kure cyane. Uziko ngiye kukwanga, ariko n'ubundi nawe ari kubyiteye. Twiganije ibyacu biratinda. Nyuma Regan arambaza ati ubundi se Fifi murimo amafaranga angahe ngo tuyamwishyure. Ndamubwira ni n'udufaranga yangurije kugira ngo nkoreshe telefone, ubundi njye nawe tujye tubona uko tuvugana kuko naravuye ku murongo. Ahita ambaza ngo ubundi se amafaranga namuhaye ngo akugurire telefone igihe wari utari ku murongo yarayikuguriye. Ntivugisha ukuri, warayohereje ngo ngurire telefone? Ati narayohereje c'est vrai kandi atari make. Mpita numva ya mafaranga yanyishyuzaga yaratumye ananyicira ubuzima, n'ubundi yarasanzwe ari ayanjye. Nahise numva nanze Fifi, ndamwanga. Ibaza ibintu byose yankoreraga, nibajije niba agira umutima nama biranyobera. Nibuke ko yari yamamagaye simwitabe, hanyuma Regan arambwira ngo muhamagare wigire nkaho nta cyabaye, ubundi umusabe ko ejo mwazasangira dina, hanyuma nakwemerera uzanyandikire address yaho muzaba muri, ubundi ibindi ubindekere. Ndagira ngo nkubwize ukuri ko nyuma y'ejo Fifi nazongera kubarwa mu nshuti zawe. Nizere ko bitazakubabaza. Ntakubeshye numvise nishimye. Bwari ubwa mbere umuntu andwanire kubera urukundo gutyo. Numvise mfite umuntu ndinda ushobora kundwanirira, numva umutima wanjye uranezerewe. Nafashe telefone rero mpamagara Fifi. Wewe wakurikiye inkuru, wakoze kubana natwe kuri Connect with Joe, naho utamuri episode ikurikira.